yahagaze mu cyimbo cyanjye n'urubanza rw'ibyaha byanjye n'urukundo rw'inshuti yanjye rwatumye mpfira. Yahagaze mu cyimbo cyanjye n'urubanza rw'ibyaha byanjye n'urukundo rw'inshuti yanjye rwatumye mpfira. Bamubanje Mwana w'Imana kugira ngo ampinduruwe n'umugisha ukomeye kumenya Yesu, n'umugisha ukomeye kumenya Yesu, n'umugisha ukomeye kumenya Yesu, n'umugisha ukomeye kukumenya Mwami Yesu. Ai n'umugisha ukomeye kumenya Yesu, n'umugisha ukomeye kumenya Yesu, n'umugisha ukomeye kumenya Yesu. Ai n'umugisha ukomeye, ai Masiya we. Kure niyo njugunye ibyo byose byakurega, kuko ndi Uwiteka Imana usizire ndagufubitse, kandi nitwa ndiho mbashe kugutungisha ijambo ryo mu kanwa kanjye, kandi uzisegura aya magambo, ndetse ukuboko kwanjye kuzaremerera imigambi y'ababi, kuko nitwa ndiho mbashe kugukirisha ijambo ryo mu kanwa kanjye, kandi uzisegura aya magambo, ndetse ukuboko kwanjye kuzaremerera imigambi y'ababi, kuko nitwa ndiho mbashe kugutungisha ijambo ryo mu kanwa kanjye. Genda ubeho, ndabivuze, genda ubeho, genda ubeho, ndabivuze, genda ubeho. Ai baho baho yewe genda ubeho.
amagufwa yumagaye yumagaye ewe ngendubeho kure niho njugunye ibyo byose byakurega kuko ndi Uwiteka Imana yawe usinzire ndagufubitse kandi nitwa ndiho bashe kugukirisha ijambo ryo mu kanwa kanjye kandi uzisegura aya magambo ndetse ukuboko kwanjye kuzaremerera imigambi y'ababi kuko nitwa ndiho bashe kugukirisha ijambo ryo mu kanwa kanjye gendubeho ndabivuze gendubeho yewe gendubeho amagufwa yumagaye yumagaye yewe gendubeho amagufwa yumagaye amagufwa yumagaye yumagaye yewe gendubeho garukanya amashimwe mu mitima mu mirimo myiza wankoreye bya bihe byari bikomeye Mana we Mwami warabinduye garukanya amashimwe mu mutima mu mirimo myiza wankoreye bya bihe byari bikomeye Mana we Mwami warabinduye garukanya amashimwe mu mitima ku mirimo myiza wankoreye bya bihe byari bikomeye Mana we wewe warabihinduye garukanya amashimwe mu mitima ku mirimo myiza wankoreye we ayi bya bihe byari bikomeye yewe Yesu warabihinduriye garukanya amashimwe mu mutima ku mirimo myiza wankoreye ayi bya bihe byari bikomeye Mana we warabihinduye we garukanya amashimwe mu mitima ku mirimo myiza wankoreye bya bihe byari bikomeye Mwami warabihinduye garukanya amashimwe mu mutima ku mirimo myiza wadukoreye bya bihe byari bikomeye Mwami warabihinduye bya bihe byari bikomeye Mana we Mwami wewe warabihinduye we ayi bya bihe byari bikutsikaniye Mwami warabihinduye we bya bihe byari bikomeye Mana wewe warabihinduye garukanya amashimwe mu mutima ku mirimo myiza wadukoreye
bihe byari bikomeye mwami warabihinduye bya bihe byari bikomeye mwami warabihinduye bya bihe byari bikomeye mwami warabihinduye byari bikomeye mwami gitare cyacu izina ryawe rishigwe hejuru kuba tugejeje aya magingo ntacyo twatanze ntacyo twakoze. Kubw'imirimo myiza twakoze kuba tugejeje aya magingo we ntacyo twatanze ntacyo twakoze ufite amashimwe mu mitima kubw'imirimo myiza twadukoreye kuba tugejeje ya magingo ntacyo twatanze ntacyo twakoze n'ubu n'ubugeretse ku bundi twagiriwe n'Uwiteka Imana warize imiryango yacu Mana ntacyo twakuranye nubwo intambara zabaye nyinshi wakomeje kutubera niwe ukwiye amashimwe niwe wabikoze niwe ukwiye amashimwe niwe ukwiye amashimwe niwe wabikoze. Uyu mwana w'uruhinja ninde wabyawe n'umukene dore aryamye mu kiraro cy'inka kuko icumbi ryabuze n'umuremyi w'isi yose niwe uhindutse muto n'Uwiteka nyirigira utaremba udashira n'Uwiteka nyirigira utaremba udashira uyu nituva amaraso cyane agahemuka gusa agakubitwa ibipfunsi nyinshi ntagira umurengera we niwe